igihe usanga nyine nk'umuntu muhuye muri ubwo buryo kuko ari we umukunda igihe usanga we yanagukoresha kuko azi ko umukunda agakoresha gute kira muryamane kubeshya ngo aragukunda kandi bitamurimo nyine ntabwo njye nakubeshya ngo ndagukunda ese nakubeshya ngo ndagukunda kugira ngo usabe none se ngira ngo n'ubundi kubera ko bamukunze nta ibyo kuryamana nta kibazo n'ubundi cyaba kirimo none se ubwo ukumva ko mukunda nyine njyewe nabimbwira 90% sinzabyanga kera mba ndi kuvuga ati atanagenda mukunda yego kandi ibyo ngibyo ari byo ntashaka iyo udashaka ntabwo mbishaka ntabwo nabikora ubwo rero wakumira mbere nayo marangamutima yego nanone naho umusore urumva ko yaba arenganya ahubwo yabigukoreye nkeka ko yaba ari kugufasha kuko n'ubundi yaba ari yo ntego ari kumfasha ariko sinzi wenda nta experience mbifitemo ariko ngiye uko mbibona yego umuhungu waryamanye n'umukobwa umukobwa akunda umuhungu yamutandukanye umukobwa aricuza yicuza iki ari wo bishaka cyeka ari umuntu wabimenyereye yego ari wundi uhura na babandi rya mbere rya kabiri rya gatatu nyine akumva akagera agafata nk'ibintu byiwe bisanzwe yego ariko ari wa wundi uvuga ngo niwe narengamijeho iki n'iki niwe nakundaga ibintu nk'ibyo mwana utuma umuntu yiheba mujye mumenya kubwiza abantu ukuri ukajya uvuga ati wasanga nuramuhaye nabi nanone wanabitetse ikiruta wajya uvugisha ukuri ikintu cyananiye abantu benshi ni ukuri kandi ukuri niko kwa mbere ubwo se waba uri n'umubebi ukagenda ugahita uvuga ati njye icyo nshaka ni uko ese bivuze bagutwara iki warabivuze barabikwangira ntago biba sinzi gase abise nabi ariko nabyo nanone nabyo nta kibazo kuko byakoroshya urugendo ese buragiye urinze guca hirya no hino iriya ugeze iriya yego kandi ibyo wishakira byagutwara iki ari byo wishakiraga ariko n'ubundi bitabigaragara uzi wa muntu uri uzatinya umuntu utangira yitangishwa keya za danje ukumva afite umunwa wa danje ari kukubwira ibintu byinshi umuntu tuvuga atari kugusikama ubyizeye shaya yawe uri indangare bijya bibaho ku mukobwa se bijya bibaho ku bakobwa buriya kandi ari byo abajama benshi bakora akaba ari we uza nyine ukwizeza ibitangaza bya danje iki n'iki kandi ari bo nyine abajama ari bo babikora ubundi nibo baza nyine bafite umunwa batereranya umuntu ibintu batazabasha no gukora nangize n'umukobwa ashobora nawe kubikwitwara muri ubwo buryo uyu mukobwa wapi nawe ariko yabikora nta kibazo kirimo abakobwa ni abana beza nta gitangaza ariko ni ibintu byoroshye mbese uba bivuze byakanga njyewe ntabwo byakunda narabikubwiye njyewe nta muhungu nzigera mbwira ngo ndamukunda ngo mubwire ibintu ntabasha gukora ntabwo nzigera mbikora si biriya ko ari ibintu binoroshye ubundi biriya ko ari ibintu byoroshye ubundi kubera iki mpamvu bigira ibintu bya danje ikiganiro cya mbere narabikubwiye yego njye ndizera ariko ku buryo noneho n'umuhungu dukundana mwizera mani nka yanengushye nyine avuga ati shana uhaye icyizere udakwiriye ko byazaba ari hatari ibyo byo kwizera wagiye bireka narabiretse ubu warabiretse narabiretse kubera ko njye nyuzamo gake wizere gake ni gake nyine kuko kandi uhora witeguye uvuga ati n'ubundi shaka bisa kose yazanagucika azanagucika ariko burya rero hari ibintu bimwe ushobora gukora nk'ibiri banga si ibintu ushobora gukora ntagucika buriya uramutse umuhaye ibyo ashaka byose ntabwo
waba ugiye kumuha uburyo bwa nyabwo bwo kuba yagenda. Ya matsiko yari afite nyine atashira. Ufite experience ariko sha wapi nakubwiye ko ntayo mfite. uri kubivuga neza nk'umuntu ufite experience. Nakubwiye ko njye ntayo mbifitemo ariko nkurikije ibyo maze kugenda mbona wenda sinzi bakwa baby benshi ariko birahari pe bireze. Usanga nyine buri wese akubwira ukumva yewe si urwumwe. Ariko usibye ko wabyegereje umutima wenda hari na benshi baba badashaka n'ubundi kujya muri izo nkundo bakabatereka n'ubundi twirira ubuzima muri iyi myaka turimo. Igihe nikigera nacyo tuzabikora ibyo ngibyo. Ibyo ntabwo ubizi. Akubwije ukuri se? Umusore usanga akubwiza ukuri? Ngiye akubwiza ukuri nyine ko ikimugenza. Ega shobora kumbwiza ukuri ugasanga nanjye nabishakaga. Ibyo uri kumbwiza mukuri ugasanga nanjye nibyo nifuzaga. Gasana nibyo cyane rwose kuruta uko waza umbere. Kiramo ibyo bitakurimo. Nese ubwo ariko rero byasaba ko uri tayari nawe umukobwa. Yasaba ko umukobwa nawe aba ari tayari. Gute? Nyine kuri iyo ngingo ko abasore bajya bavuga ngo bo bahora biteguye. Abasore bahora biteguye. Shanasa abakobwa ko dutandukanye. Hari n'uwo wasanga wenyine ahora yiteguye nka gutyo uri kubimbwira. Ushaka gukubita n'umusore pafu nta n'igihe bimaze. Cyane rwose. Ari byo nkubwira ati hari igihe wanga kubwiza umuntu ukuri kandi uko kuri ariko yashakaga. Mwumva murayamwumva nta guca ku ruhande ubundi niho umenye ibintu bigeze. Gahunda y'iki gihe nta guca ku ruhande cyane. Nese hari